Yo, wala pa basaza, mumeze mte? Bino ni fresh kabisa. Bino ni waka. Television de Most Talent TV show nkuko mubizi kuri YouTube. Ewan, chigani de MTV show nkuko mubibona, umunyamakuru ni Kirizo, nkaba mfite umutumirwa hano impande yanjye. Muramubona gute? Ni waka yatwitse cyane, yatwitse. Muri comments ubyibuka, ariko nayo kore subscribe kugira bone andi ma interview menshi twagiye dukora, ko twagiye dusabanye impano bench cyane, bench cyane kabisa. Harimo abartiste, harimo abakinnyi b'amafilme, harimo buri mpano yose twayigezeho kandi n'ubu turacyazigeraho. Gusa mbere na mbere banze kuri subscribe, ubundi ibindi dukomezanye. Ubu ngubu ni waka ibintu byacu. Reka utangire n'umutumirwa wacu twibwire. What's up bro? Bimeze bite? Bimeze fresh cyane. Ibintu ni sawa. Ni poa kabisa. Ni waka. Ni fresh. Tangira wibwira abadukurikiye. Nitwa Dula Boy Kebi. No umuhanzi nyene uri kuzamuka. Bamwita Dula Boy Kebi. Ni waka naye babwiye ni Dula Boy Kebi, muhanzi ukizamuka. Ese Dula Boy Kebi, hari ukuntu muhanzi tugira utya tukamumenya wenda amaze nk'imyaka 5, kayibwo dutangira kumumenya agahita tubeshya ngo nakizamuka, twajyashize tugasanga wenda atangiye umuziki nko muri 2 turi muri 2020. Ese watangiye umuziki wawe ryari? 2017. Watangiye umuziki 2017? 2017 kabisa. Yemeruka nakoze ingoma ya mbere, indirimbo y'ikigo cyamashuri cyahari Kabuga yitwa Paeri. Nakoze iyo ndirimbo nyene mvugana na master arambye ati iyo ndirimbo nyene banze uyizane tuyumvishe neza, turakuyishyura nyene kuko ni indirimbo nyene yamamaza ikigo. So nagiye nyine ndayikora fresh niki, ndayimuzanira arayumva, ahambye ati kabisa indirimbo ni nziza cyane, niyo tuzadukoresha nyine mu kwamamaza. Ubwo ngubwo nyibona ise mbona yuko wenda mu muziki wanjye wenda nanjye nabasha kugera imbere niyo mpamvu cyamahe nyine gukora cyane nyine kugira ngo nanjye mbashe kuba Dula Boy Kebi nyine. Nubwo nyine nkizamuka ariko nyine ibintu biragoye urabizi. Ni gake ntabwo nahita ngira kura ako kanya. Tubwiye ko indirimbo ya mbere yawe yari yamamaza ikigo. Niho wigaga? Niyo nigaga kabisa. Bivuga ngo nta gihe kirekire umuziki nkuko tubwiye kizamuka, ariko uzamutse neza. Bamwita Dula Boy Kebi, no muhanzi uri kuzamuka neza, ngo indirimbo ya mbere yamamazaga ikigo. Ese igitekerezo cyo kuba wahimba iyo ndirimbo cyaje gute mu muziki wawe? Byaranjemo natekereje, nabonye ko nta ndirimbo y'ikigo bari bakora cyangwa iki yo kwamamaza. Natekereje nyine ndavuga ati so wakora indirimbo y'ikigo cy'amashuri wenda ikaba yo kwamamaza. Kantu naragatekerejeho cyane, ndapanga nyine tukora master. Igihe njya kumugeraho yambye ati iyi ndirimbo yo kwamamaza nuyikora nabi ntago uzagenda uyumvane kabisa, ntago uzayituzane. Urumva ko nanjye nagiye ko narayiteguye igihe kirekire, ariko nabashe kubazanira nyine indirimbo nziza kabisa, ni nawe bacyamamaza kabisa. Bivuga ngo ni indirimbo yagiye inyura amatwi abayobozi b'ikigo, inyura amatwi abaharerera muri make. None se ari ukuntu ubundi umuntu aba afite ama gangster cyangwa se abajama bagendana bakajya mu inspiration. Ese we batanye kuguha inspiration ryari? Zikubwaye yuko ushoboye kuririmba wa umuhanzi, kuko ngira ngo mbere ko indirimbo nuko abantu twigira ikizere ko waba umuhanzi ubasha kubona yuko ushoboye. Ese we byatangiye gute? Inspiration batanye kuzigwa ryari? Icyo gihe nyine nkimara kuririmba iyo ndirimbo, nkimara kuyikora nabonye abantu benshi cyane n'iki babasha kunyegera nyine bangira inama, bambye ati kabisa twumvishe kabisa, ubizi kabisa, komerezaho. Nyine hari n'abandi mura nabo nyine bakaba banci intege n'iki, ariko nyine ntabwo nyine wabumva. Nyine iyo umuntu yaguciye intege ntugwita ukora cyane nyine kugira ngo ugere ku ntego yawe. Nyine bagendaga bangira inama benshi cyane. Nabonye inshuti nyinshi n'iki, so kuvuga ngo nabonye inshuti ari uko bumvishe iyo ndirimbo.
gusa nari mbafite nyine tu, ariko nyine narabatunguye abantu benshi cyane, ntago wenda nta muntu, kuko hari abanyeshuri nyine bazaga icyo gihe barambye ati se uko kweri iyo ndirimbo wadukoreye y'ikigo kweri wabetse kwiga kweri ko tubona ufite ubwenge bwinshi cyane. Ndababwira ati ntago ari ubwenge bwinshi, gusa nyine iyo impano ihari ntago yabasha kwihisha nyine tu. Dula Boy KB ubwo murabyumva inspiration naho zavuye. Ese Dula, nk'ubu wambwiye ko watangiye umuziki wawe 2017, ese kuva 2017 kugeza iyi saha umaze gusohora indirimbo zingahe? Ni indirimbo ebyiri, kuko urabona ntabwo hari nyinshi ziri muri studio ariko ntabwo zahita zisohokera rimwe, gusa nyine nabashije gusohora ebyiri gake gake, nyine ndagenda ndekura imwe imwe, gusa ni ebyiri tu, ariko hari nyinshi ziri muri studio tu, muzazibona vuba ahangaha tu. Ati hari nyinshi ziri muri studio turazibona vuba. Bamwita Dula Boy KB. Ni waka waka nkuko nabibabwiye, ibintu ni fresh kabisa, nkuko Dula Boy KB nayo yatubwiye ko ku kigo cyabo yatwikaga kugeza bamubwiye ngo nave mu ishuri yibera umuhanzi wallahi. Ni waka waka. Ese Dula, ubundi Dula Boy KB ni umuntu umeze gute muri make? Dula Boy KB ni umuntu ubutuje tu cyane, kunda kuba ari wenyine. Sometime arigera ukaba uri kumwe n'inshuti n'iki, ariko kenshi nkunda kuba ndi jyenyine tu. Ese kugeza ubu ngubu umuziki ushobora kuba wagutunga ku rwego ubu ngubu ugezeho wowe, cyangwa se ufite ibindi bintu byo kumanda ugenda ukora? Ntabwo navuga ko haracyari kare kabisa. Hari ibindi bintu nyine wenda ngenda nkora tu ku ruhande. Hari ukuntu umuntu aba afite nk'inzozi ugasanga ari kuvuga ati njyewe ewana uriya muntu ningira ku rwego rwe bizaba birangiye. Ese we ni nkwe muntu ugira akaga ati uriya muntu nimugeraho kabisa nzavuga ko hari aho ngeze, nzavuga ko hari byinshi maze kugeraho? Ni wenda nakubwira nka Diamond, ariko se nta Diamond nawe nubwo aracyakora, nawe urumva aracyakora. Ubwo nyine umuntu abashe kugera nyine kuri uriya rwego rwiwe, nabyo birashimishije cyane kabisa. Nyine urumva ko uba wamenyekanye ahantu hose, uba wateye intambwe iteye ubwoba, urumva. Nyine twese nyine turifuza ko wenda twagera kure byatari ku muziki wacu nyine. Nkuko nyine ngiye nkunda gukurikirana umuziki wawe rimwe na rimwe, akenshi ngakunda no kuba nashaka gusesengura indirimbo zawe, ariko rumwe mu bahanzi b'abanyarwanda bakunda gukoresha ikinyarwanda gike cyane mu ndirimbo zawe. Ese kuki ikinyarwanda cyawe kiba ari gike cyane mu ndirimbo? Ntabwo ari ukuvuga gutyo, gusa njyewe ngenda mvanga tu. Wenda nshobora gusohora indirimbo y'igiswahili, ariko wenda izikurikira nyine zikaza ari ikinyarwanda, ko urabona kenshi nyine ngenda umuntu nyine wumva wakuriye Burundi n'iki muzi igiswahili cyane, agiye muri Tanzania n'iki, urumva igiswahili ni cyinshi, mbese cyangiyemo cyane. Ikinyarwanda ni gikeya byatari. Ariko mwitege nyine izindi ndirimbo ziri imbere nyine ni ikinyarwanda kabisa, abana ziratwika fo. Ese Dula, kuri wowe nk'iyo ugiye guhimba indirimbo, ikintu cyitwa ururimi urutekerezaho iki? Ururimi cyangwa se ururimi navuga mbega nk'uko twumva ngo abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda gutyo, nyine ubitekerezaho iki wowe? Iyo ngiye guhimba indirimbo biterwa n'ukuntu wenda wowe wapanze tu. Wenda ushobora kubyuka mu gitondo tu kumva nyine imirongo iri kuza ari igiswahili. Gusa nyine mu giswahili biroroshye cyane kugira ngo wapange umuziki wawe neza kuruta ko wapanga mu kinyarwanda.
urumva ko nanjye ngewe rero namenyereye igiswahili cyane ndetse n'inshuti zanjye ziri ahangaha bavuga igiswahili n'iki urumva nyine biba byanjemo nyine bati reka nkore indirimbo y'igiswahili ariko nshatse no gukora indirimbo y'ikinyarwanda ntabwo byambuza nta kwicara hasi nkapanga neza kandi ingoma ikaza ari umuzigo kabisa. Dula, wenda kugira ngo dukomeze abantu badukurikiye bakomeze babakumenye cyane, hari ukuntu nyine umuntu yitirira Imana atariye, ndagira ngo wenda ubahe akapela nk'igitero na refreka bisubanza utwike nta bwenge ni waka waka nkuko mubibona. Ni Dula Boy, munyamakuru ni Kirizo, ni The Most Talent TV Show, kiganiro ni MTV Show nkuko mubyumva. Ewan subscribe mbere na mbere, turacabibutsa mukomeze murebe byinshi cyane, turifitiye abanyemano benshi bakiri imbere baruta abo tumaze gukorera. Dula, umwanya ni wawe. Okay. Namisi mamdogo sababu amenipa mawazo, natafuta kidogo ili isiwe chanzo. Santana Santana Santa ndagukunda Santana, abatwanga ntacyo badutwara, ni pe ni cheke na mateke wa tutazidi kubanana, nikipita zangu maskani wanacheka, eti sina pesa mfukoni wanacheka, tintamtoa wapi yule deo, eti labda nimempa dawa ya kaptula. Bamwita Dula Boy. Ebeno ni waka waka nabibabwiye, murabibona bitariko. Hey, bino nago biraza koroha, ni waka waka. Ni Dula Boy KB, munyamakuru ni Kirizo, murabyumva. Iyo ndirimbo bayita nguki? Bayita wanacheka. Wanacheka. None se iyo ndirimbo wanacheka cyangwa se baraseka, inspiration yayo yavuye he? Indirimbo urabona ko wenda tumenyereye cyane ko abantu nyine wenda batipe nyine tugurya ntago babona wenda nk'umukobwa wenda babakunda nyine wenda ufite amafaranga, gusa nyine kuntu ikimeze ko wenda iyo uri umuhungu urumva uwo mukene tuvuge, ugahura n'umubebi wifitiye amafaranga yiwe nyine umeze neza akakwikundira, rero usaba ukuntu wari umukene abantu bakubona uri umukene n'iki, ariko abantu nyine ntibabyumve nyine bikirirwa baseka, bakubona ko nyine mutanaberanye n'iki, ni uko nyine wenda yaba ishingiyeho nyine Iyo ngiyo se ni true story yawe cyangwa se abanza bakunda kutubeshya ku ma true story yabo? Usanga se atubeshya ngo n'umujamensi yanjye ngo byabayeho. Ese we ni true story yawe cyangwa se nawe ni bya bindi ngo n'umujamensi we byabayeho? Byigeze kumbaho ariko nabyo njya mbibona kenshi nyine, ntago ari kuri jewe nyine, njya mbibona kenshi kabisa. Kenshi cyane bikunda kubaho. Bamwita Dula Boy KB. Murabyumva ko bayita wanacheka, ni true story ye man. Murabibona bite? Ni waka waka, umunyamakuru ni Kirizo. Ese Dula, bahagapela ku indirimbo yawe yindi, babanze bakumve fresh, ni waka waka Dula Boy KB. Indi nshyashya ntabwo nayivuga ko urabona ko yaba ari ni surprise nyine kuri ku bafans niki. Ni surprise nshyashya zasohoka muri no minsi tu. Batera inyota gato niyo wababwira izina. Izina yitwa Manati. 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 Ubwo bisobanuye iki ku umuntu utabashije gusobanukirwa? Manati bisobanura ni nka magnet, mbese turi muri make, kuko ni ikintu kigukurura tu, urumva. Bayita Manati, aho warumvanze. Ese Kebi, ngubu umuziki wawe utangiye muri 2017, ese umubyeyi wawe abasha kubyumva yabyakiriye gute? Umubyeyi wanjye yarabyumvishe
kuko ya ndirimbo yaramugezeho nyine amakuru, urumva ko amakuru agenda ageraho ku bantu nyine nawe byamugezeho aratungurwa byatare se umwana wanjye buriya nawe ajya shonaho se urumva ebana arabimbaza namubwira ati ebana mere wihangane kabisa nyine numvishe nanjye byandenze, avuga ati nyine napanze imirongo kabisa y'ikigo ebana igenda neza nyine mere arabyishimira, namubwira ati courage kabisa, nanjye nkuri inyuma nzajya ngusengera kabisa kugira ngo uzagere kure. Niyo message yampaye, ntabwo turaganira komeza kuntera courage nyine Ese Kebi, ngira ngo mbere yuko uba umuhanzi hari indi mana yajyaga igukirigita, wayimbwiye nko muri make yo mana yajyaga igukirigita, kuko umbwiye ko n'ejo bundi 2017 nibwo waje gusora impano yawe kandi uri umuhungu ukuze. Ese mbere y'iyo myaka, mbere yayo nihe mpano wiyumvagamo ugomba gukora? Impano nari mfite niyo umupira w'amaguru kabisa, nkiri umwana muto n'iki najyaga ndi gukina nyine gutyo no muri ko urabona nakuriye Burundi n'iki, abarundi nyine benshi baba ari umupira gusa umupira gutyo, nanjye nakuze gutyo mbona bagiye gukina nanjye mbakurikiraho, tugenda mbese nkiri umwana nyine ya mipira ya karere mu muhanda n'iki yose narayiteye. Rero gutyo nkina muri 3e division, mbese nakinye umupira nageze ntago nakinye cyambere cy'i Burundi wapi, gusa nageze muri under 17 nyine ya nationale y'i Burundi, ariko gomita nza hano mu Rwanda n'iki naje hano mu Rwanda mu bintu by'umupira ariko sinzi ukuntu nanjye byagiyemo nyine bitundabi mbishira ku ruhande ho gato. Aho hantu rero Dula, aho hantu ngenda ndashaka kumenya ngo waruze umupira i Burundi. Ikintu tubazo cyambe ni football yabo iraryoshye kabisa, ni football ya fresh. Ese kujya uze kuvuga ngo ndawuhagaritse burundu byaje gute, byatewe n'iki? Abo ngabo ntago wenda sinzi ari ukuntu ikintu cyiza ubona kino kintu nyine wapi reka nkihagarike ndebe ibindi kuko impano urabona zari ebyiri aho ngaho nyine, imwe nyine yaje kugaragara 2017 nyine naparitse kimwe, urumva ikindi gihita kijyaho. Ubwo murabyumva ni Dula Boy Kebi yakinye n'umupira aranawuzi cyane urumva umuntu wakinye Burundi agakina muri 3e division na under 17 arakomeye cyane. Se Dula, hari icyorezo cya covid cyateye mu gihugu cyacu ndetse cyugarije isi yose. Ese wowe iki cyorezo ukibona iki, wakivuga iki? Ntabwo twarenzaho kuko wenda navuga ko wenda ari Imana yashatse ko bino bintu biba gutya, kuko twese twaratunguwe, ntabwo twari tubizi kabisa ko bizaba. Gusa nibakomeze kukirinda nyine bizageraho birangire dusubire muri gahunda yacu nyine ya kera Gira message ugenera abantu bo hanze gutya, ko hari abantu batarumva ko nyine iki cyorezo gihari, bakidebye mu muhanda, batubahiriza amategeko. Gira message bagenera message iriho ni ugukaraba cyane gukaraba cyane, adufukamunwa nkuko inzego zo hejuru nyine zitubwira tubyirinde gutyo, tubikurikize gutyo nkuko babishaka, turakirinda neza kabisa tubashije gukurikiza izo ngamba Dula, ngira ngo uri umusore w'inkorokoro, uri umuhanzi, abanzi baba bafite abantu benshi babakurikirana benshi cyane, se bafite n'abakunzi benshi cyane babo babari inyuma. Ese Dula nk'ubu ngubu sibyo, ariko n'akantu gato, Dula nk'ubu ngubu waramutse habayeho nk'ibyaga, ariko ntabwo mbikwifurije, akitaba nk'Imana, ni abakobwa bangahe basigara ari singo Dula? Bumunyakuri sharawe ubundi
ubundi muri Islam waza kuvuga ati mbere yo kuvuga icyo kintu kwanza kwifuriza umuntu kwanza kuvuga icyo kintu nyine witabye Imana waza kwanza ukavuga ati ati astaghfirullah kwanza mbanze mubaze kino kuko urumva nyine uvuze gutyo wenda ariko ntabwo navuga ko byahita biba wapi ya nyine ntabwo ugushatse kuvuga ko wenda nawe ni bangahe mbega muri make bahita basigara bifasha ati aransize ya masezerano gusa simbi kwifurije nk'uko bimbwiye uretse ko ngenda isingo ubundi nasiga nanjye ngenda isingo tu buri singo kabisa nta n'akantu ufite hanze wapi ni inshuti gusa tu ni inshuti gusa ese wenda reka dukomeze uteganyaho kuvuga ngo urashira umuntu mu mago nka ryari urakuze ufite amafaranga kandi mera akeneye umwuzukuru kujya mutega ati dore dura wanjye aka ni akana ke nakuzukuru kanjye hanyuma y'imyaka ingahe se urambye ndakuze uzi imyaka ngenda cyari umwana ngenda cyari muto ntago ndabipanga ntago ndabiteganya kabisa cyambere kwanza no kubanza gukora ya bishitse nyine Imana ikabipanga nyine nuko kuko byose nyine tubikesha Imana si byose ntago tuvuga ati ngo kwanza cyambere kwanza no kubona wa mukobwa nyine tumva ko yakuba ku rugo n'iki ya ariko ubu ngubu wenda niba utaramubona n'iki kandi hakiri ibintu byinshi cyane byo kubanza gupanga kwanza kugira ngo ubashe gushira umwana nyine mu magoto yeah. Dula ndumva ewandura umunyedini wo imbere kabisa ese Dula ari urubyiruko rwinshi uri hanze ahangaha rufite impano nk'izo ariko rukitinya tu ni nk'iyo message warugenera nyine message nabaha ntibacike intege tu nyine nk'uko nanjye bambwiraga gusa impano yo ihari nyine iragaragara tu bakomeze bayikoreshe cyane bayikoreshe izagera igihe wenda igaragare kuko nabo bariya bageze kure sizi ngo balikiba badamu n'iki bariya nabo bahereye hasi nyine bari gukora nyine tu kuntu we bibaye ngubu se turi kubumva ahantu bazwa ahantu hose ya nyine nugukora tu cyane tu nugukora cyane no kugaragaza impano nyine tu ikoresha nyine iyo mpano ya Dula wenda turi gusoza ndagira ngo usaba kano kamwe urakankorera niba bishoboka nyine nakagukorera tu ndagira ngo muri aka kanya sibyo wambwiye ko mama wawe numwe mu bitewe no kunumvishe mama wawe numwe mu bantu ukurikiza amabwiriza ye cyane ko burya binaba byiza iyo mvisha amabwiriza y'ababyeyi umubwira amagambo meza wamugenera nawe ku buryo azamaga ati wow uyu ni Dula wanjye nta magambo menshi kuri mail mfite atari ukumubwira ati eba urabizi nyine twese ebana abantu bose tu bakunda ababyeyi nawe urabizi nawe wenyine ubwawe ebana mere wawe uramukunda byata so icyo nabwira kuri mere wanjye ndamukunda cyane ebana kandi ntago nakuri ibintu n'ibyishimo nyine iyo atandi hafi nyine gutyo nyine ijambo nyine rikuru tu ndamukunda cyane n'Imana irabizi bamwita Dula Boy Kebi umunyamakuru nikirizo ikiganiro cya MTV show nkuko mubyumva munabibona mwigukora subscribe kuri the most talent TV show Yemen ariko Dula mbanje kugushimira namwe ndabashimiye cyane kabisa wakoze abakunzi bawe ni nk'icyo wababwira muri aka kanya mbere yo gusoza abakunzi banjye icyo nababwira ni bakomeze banshigikire cyane nanjye ndabakunda byatari ebana bakomeze banshigikire
hari imizigo myinshi iri inyuma kabisa, bayitege ndabizi bazayishimira tu ya nabo bwenga ibintu ni waka nkuko mubyumva. Ni Dula Boy KB munyamakuru nikirizo ewana kuri MTV show, nicyo kiganiro ku The Most Talent TV show, niyo television yacu kuri YouTube. Once kuri subscribe ukandanse subscribe, nurangiza ukande kuri kare akazogela byadanje. Ibintu ni waka walap. Turabashimiye mwese, ciao ciao.